ubuzima n'ubwa mbere, ifeza n'imyambaro n'imigisha yaba. Nimugira amahoro mwese, murakaza neza kuri Ubukombe TV. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko ikomeye igira iti ese uri kubaho cyangwa uri imbohe y'urugamba rw'ubuzima gusa? Mu buzima bwa buri munsi abantu benshi bagira gahunda, inshingano, akazi, ariko rimwe na rimwe bakibagirwa ko ubuzima ari ubwo kubaho, atari umurongo w'imirimo ya buri munsi gusa. Muri iki kiganiro turasuzuma uko imibereho yagiye ihindagurika n'ingaruka zagiye ziba ku muntu. Tubane muri iki kiganiro mugiye kugezwaho nanjye Murindwa Augustin. Hari igihe umuntu abyuka mu gitondo akava mu buriri akajya mu kazi, agakora, agahura n'abandi, agaseka, agasubira mu rugo, ariko nimugoroba yataha yajya kuryama akibaza ikibazo nawe ushobora kuba warigeze kwibaza: ese uyu munsi nabayeho cyangwa nabaye imbohe y'urugamba rw'ubuzima? Isi turimo uyu munsi yuzuye abantu benshi, ibikorwa byinshi n'urusaku rwinshi, ariko hagati y'ibyo byose hari icyuho gikura buhoro buhoro. Icyo cyuho nta kindi ni icyo kubaho ubuzima nyakuri. Niyo mpamvu uyu munsi twabateguriye ingingo ifite uburemere kandi ifite ikivuze ku buzima bwawe bwa buri munsi. Reka dutangiye twibaza ngo ese turi kuba mu isi cyangwa tuyibayemo bushyitsi? Ubuzima bwa buri munsi bwahindutse urutonde rutagira iherezo: gukanguka, kwihutira kujya ku kazi, ibibazo uruhuri uhurira nabyo mu ngendo zijya ku kazi ndetse n'ibyo uhurira nabyo ku kazi, gusubira mu rugo, kuryama, bukira bugacya, bikaba umunsi wa mbere kugeza ku cyumweru, ukwezi kukaza ndetse n'umwaka ugashira bikiri. Ibi biba buri munsi, ntitukibaza impamvu dukora ibyo dukora. Turabikora kuko bigomba gukorwa. Uko iminsi igenda ubuzima buhinduka nk'umuzenguruko, ntitukibaho ahubwo turi abakozi gusa. Umuntu wa none asa naho yahindutse imashini, akora ataruhuka, asubiramo ibintu bimwe buri munsi, akurikiza gahunda, nta gutekereza, ahora ahuze. Ariko ikibazo gikomeye si uko dukora cyane, ahubwo ikibazo ni uko tutagifite umwanya wo kumva ko turiho. Hari abantu benshi bashobora gukora imyaka myinshi batarigeze bibaza ikibazo kigira kiti ese ndi mu buzima nshaka? Hari ibintu byoroshye ariko by'ingenzi ushobora gukora ubuzima bugahinduka: gufata akayaga, kureba izuba rirenga, gusangira n'umuntu nta kibyivanzemo cy'ikoranabuhanga nka telefone na televiziyo, guceceka ugatekereza, aribyo benshi bita meditation. Ariko ubu ikibazo dufite turi benshi, duhora turi mu mvugo z'ikoranabuhanga: online, busy, available. Umutima ntukibona amahoro yo kumva ubuzima. Buhoro buhoro umuntu atangira kumva ko ubuzima ari ugukora gusa, atari ibintu bimusaba ko ubuzima bwe bugomba kwitabwaho. Ibyo kuzamba kw'imibereho y'umuntu kandi bishingiye ku gitutu kitagaragara isi yazanye. Zimwe mu ngingo ziganje mu mitwe y'abantu ni ugomba gutsinda, ugomba kugira amafaranga, ugomba kugendana n'abandi, ugomba kugaragara nk'uwishimye. Ibi ni byo bintu bituma abantu birinda kugaragaza umunaniro, batavuga ukuri kw'imbere, bakomeza kugaragara neza hanze, ariko imbere harimo kwibura k'umuntu mu mpande zose. Dore ikindi kibazo gikomeye cyane: isi yuzuye abantu ariko abantu barahuze cyane. Imiryango irabana ariko ntivugana, inshuti zirahari ariko ntizimenyana, abantu baraganira ariko ntibumvikana. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bantu benshi ariko ukumva uri wenyine kurusha igihe cyose. Ese koko ntisi yahindutse ku buryo uburyohe bwahishizeho, cyangwa ni ikibazo cyo guhuga bituma tutakibasha kubona ubuzima buryoshye buri ku isi? Uyu munsi witaye ku kureba ibibera ku isi usanga isi ikiri nziza, iracyafite ibiti, iracyafite amajwi y'inyoni, ku isi haracyari umuyaga, hari imisozi, hari amazi atemba. Ariko abantu benshi ibi ntibashobora kubibona muri iyi minsi. Impamvu nta yindi nuko amaso ari kuri screen, ibitekerezo biri ku bikorwa, umutima uri ku mutekano w'ejo. Turimo kubaho mu isi nziza ariko ntayo turi kubona. Ntabwo ari amafaranga dutakaza gusa, hari ibintu bikomeye kurushaho: amahoro y'imbere, umwanya wo gutekereza, ubusabane nyabwo, kumva ubuzima, kuba umuntu. Icyo dukwiye kuzirikana ni uko iterambere ridafite ubwenge rishobora kuduha byose ariko rikadutwara ubuzima nyabwo. Uramutse wumvise ibi tuvuze haruguru, ushobora gutekereza ko ikibazo ari iterambere. Hari na benshi bahitamo kurihunga, ugasanga umuntu yimutse mu mujyi agiye kwibera mu cyaro, nibura ngo aruhukemo. Ariko iki si igisubizo kirambye, kuko ikibazo si cyo guhagarika iterambere, ikibazo ni cyo kongera ubumenyi bwo kubaho wiyitayeho. Dore rero bimwe mu byo dushobora gukora kugira ngo tugarukane ubuzima buzima kandi n'iterambere tukirifite. Dushobora gukora twakumva tunaniwe tukarekeraho tukaruhuka. Dushobora kandi gushyira hasi telefone tukaganira n'abo turi kumwe, kandi dushobora gushakira ibyishimo aho turi bidasabye ko twiruka buri gihe.
Ikindi gikomeye cy'ingenzi ni ukuzirikana ko ubuzima atari irushanwa cyangwa se ihangana. Mu by'ukuri ubuzima si aho tujya, ubuzima ni aho turi ubu. Ibi bisobanuye ko abantu benshi usanga bahangayikishijwe n'ejo hazaza, nyamara bakibagirwa aho bari uyu munsi, kandi aho bari uyu munsi niho hagena ejo hazaza. Inshuti ukurikiye Ubukombe TV, niba warigeze kumva ko ubuzima bwawe buri mu marembera cyangwa se mu manegeka, zirikana ko atari we wenyine, ariko icy'ingenzi wakwibaza ni iki ngiki: ese uri kubaho koko cyangwa uri imbohe y'urugamba rw'ubuzima gusa? Zirikana ko isi igihari, ubuzima buracyahari, ikibazo si uko budahari, ahubwo nuko twibagiwe kububamo. Ndagushimiye ko wabanye natwe, kandi niba wumva iki kiganiro ari cyo cyagufashije, ushobora kugisangiza abavandimwe bawe, kandi ugashishikariza abantu gukanda like na subscribe. Ubukombe TV ihora ikugezaho insanganyamatsiko zirimo ubuhanga n'ubwenge, kandi ndagusaba guhora udushyigikira muri byose, ndetse ushobora no kutuvugisha kuri aderesi zacu zose dushyira muri link.